Ibanga ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko burya ngo iyo umuntu ibanga ryamunaniye kuribika yibitsa undi, hari igihe umuntu aza akakubwira ati rero ngiye kukubitsa ibanga ariko ntugire umuntu uzaribwira, aha ngaha uhita wibaza ati se wowe ryo ko ryakunaniye kuribika jyewe nzabishobora. Iyo ubwiye umuntu ibanga rero nk'inshuti yawe nawe aba afite iyindi nshuti ye, hanyuma nawe yo akazayibwira rya banga akakubwira ati rero hari umushuti wanjye wambwiye ibi ariko ntuzabivuge, uwo mushuti wawe nawe aba afite undi mushuti wawe, undi mushuti we hanyuma rya banga rikazakwirakwira mu nshuti zanyu, hanyuma ibyari ibanga bikazaba inkuru ya kimomo izwi na bose, kubera ko burya buri wese aba afite inshuti ye nayo ifite indi nshuti. Hari ibintu rero mu buzima umuntu aba akwiye kugira ibanga mu buzima ntabisharinge n'undi muntu uwo ari we wese, kubera ko kubisharinga cyangwa kubisangiza undi muntu bishobora gushyira hanze amakuru ye ndetse n'ubuzima bwe bwite, bikaba byatuma nta privacy agira cyangwa se ubuzima bwe bwite bw'ibanga. Ni byiza rero kumenya ibintu ukwiye kugira ibanga mu buzima bwawe, ntiwasase ibyawe byose ngo usange umuntu azi ibyawe guhera ku cya mbere kugeza ku cya nyuma, ugomba kugira icyo wisigariza kandi bizatuma umutekano w'ibyawe ndetse nawe mubaho mumeze neza. Hello dear friend, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ni Devote Uwase, iyi ni The Voice Live, nizere ko muri amahoro natwe tumeze neza. Imvura ibageze hehe? Ese ntabwo irabangiriza, ariko kandi turanayikeneye kubw'imyaka, gusa iyo ibaye nyinshi ishobora no kwangiza imyaka, no kujya dusenga Imana ikaduha imvura nziza. Hari amakuru nahoze numva yuko mu Rwanda turi mu bihugu byo muri Afurika bishobora kuzagira ibibazo by'imvura nyinshi, ko ibibazo by'umwuzure bishobora kuzadutera, ubwo rero abantu bari mu manegeka n'abantu bari ahantu ubuzima bwabo bwajya mu kaga, nyamuneka mwiyibuke kandi mu gihe uvuye mu rugo jya wibuka kujyana umutaka, kugira ngo utaza kunyagirwa kandi umenye ko ugomba no kugama ahantu heza, inkuba itagukubita kuko turi mu bihe by'imvura, nyamuneka mwiyiteho. Nizere ko mumeze neza mwe n'abanyu, niba utameze neza wihangane, ubuzima niko bumera, hari igihe uyu munsi biba bimeze gutya ejo bigahinduka bucyana ayandi, kandi iyo dufite Imana byose ngo bihira abakunda Imana. Nizere ko mumeze neza, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, karibu cyane. Twigarukire ku tuzinduye uyu munsi, ngiye kukubwira ibintu ukwiye kugira ibanga, ntubisangize umuntu uwo ari we wese, kubera ko biba bigize amabanga bwite yawe, kandi si ngombwa ko ubuzima bwawe ubwasasa ndetse n'amakuru yawe ngo buri wese ayamenye, buri wese akwinjire uko abonye nta burenganzira wamuhaye. Ku mwanya wa mbere ugomba burya kugira ibanga password yawe ya telefone. Telefone yawe rero akenshi iba irimo amakuru menshi atandukanye, ama email, kuri WhatsApp, kuri Instagram n'ibindi byinshi. Ni ngombwa rero ngo password ya telefone yawe uyigire ibanga, si ngombwa ngo umuntu wese akwinjirire mu byawe arebe ibyawe, nubwo bwose nta byuhisha, nta bintu uba ukora bitemewe cyangwa se byakwangiza profile yawe cyangwa se ubuzima bwawe bwite, ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu wese afate telefone yawe ayifungura akwinjirire aho ashaka. Hari abantu bagira amatsiko, hari umuntu wereka ifoto imwe agahita ashaka kujya kureba n'ayandi yose, cyangwa se ugasanga yageze no mu message, ugasanga ntabwo rero abantu bose bazi kureba ibibareba. Ni ngombwa ngo nawe ukipinge password yawe cyangwa se ugire ibanga password yawe ya telefone. Ikindi kandi ugomba kugira ibanga ni ibintu bijyanye n'umutungo wawe, ibintu bijyanye na details zijyanye na banki yawe, credit card cyangwa se imibare y'ibanga ukoresha kuri ya karita umuntu akoresha abikuza, ibijyanye n'amafaranga ushora mu bintu bitandukanye. Ibi ngibi ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu wese abimenye. Ibi rero kugenda uvuga aya makuru ajyanye n'ibijyanye n'umutungo wawe, amafaranga winjiza, uko uyakoresha, ibi ntabwo ari byiza. Hari uwabibona nk'ubwibone ndetse kandi hari n'uwabyinjiriramo ugasanga arakumenyereye cyangwa se asakaje ibyawe. Ibi rero nabyo uba ugomba kubigira ibanga
ibanga, aya akaba amakuru yawe ndetse n'abo washatse ko bayamenya. Si ngombwa rero ngo buri wese akwinjirire amenye amakuru yawe ajyanye n'ibintu by'umutungo wawe, kereka rero uwo wifuje ko abimenya. Ibindi bintu biri confidential cyangwa se ibintu bikwiye kuba ibanga, bikwiye kubikwa neza, impapuro zijyanye n'akazi, impapuro zijyanye bijyanye n'ibintu by'amategeko yawe, ibijyanye n'akazi, ibijyanye no gukora akazi kawe. Ibi rero ntago ari ngombwa ngo buri wese niba ukora akazi runaka umushyitsi abone amakuru y'akazi kawe, umukozi ukoresha mu rugo cyangwa n'abandi baje kugusura bamenye amakuru agenga akazi ukora. Ni ngombwa rero kubigira ibanga, amategeko n'amabwiriza ya sosiyete ukorera si ngombwa ngo buri wese abimenye, kuko burya gukora muri aka kazi nk'umuntu wizewe si ngombwa rero ngo buri wese abimenye. Dokima zijyanye n'akazi kawe ziba ari izawe nk'umukozi ukorayo, ntabwo ari ngombwa rero ngo abantu bose bamenye dokima zijyanye n'akazi kawe. Amabanga y'akazi kawe agomba kuba ari ikintu kiri confidential. Ikakuri rero ibijyanye na dokima, ibijyanye n'amaraporo cyangwa se ibyo utanga mu kazi kawe, ibyo uba wasabwe gukora, ibi byose biba bigomba kubikwa neza, kubera ko niba ugiye gukorera mu rugo ntabwo bivuze ngo amakuru y'akazi kawe amenywe n'abandi atareba. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga, burya ikintu kijyanye no gushwana, amakimbirane ushobora kugirana n'inshuti yawe cyangwa se uwo mubana. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe rwose ko abantu babana bagirana amakimbirane, bagirana kutumvikana. Kubyasasa rero ukaba wabibwira umuntu kandi ari ibintu bishira, ntabwo ari byiza kuko bishobora kwangiza umubano wanyu. Ni ngombwa rero ngo niba hari ikintu upfuye n'umuntu mubana, inshuti yawe magara cyangwa se umuvandimwe wawe, ntabwo ari ngombwa kubibwira abandi, kubera ko ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho. Umujinya iyo umaze gushira usanga byari ibintu bisanzwe kandi mukongera mukiyunga. Nyamara iyo wabivuze ukabivuga ukabibwira undi muntu, bishobora kuzagaruka bikagera kuri mugenzi wawe, bikaba byatuma rero umubano wanyu wangirika kandi byaratewe nuko utabigize ibanga. Ibi nabyo ukwiye kubigira ibanga. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga ni ibintu bijyanye n'uburwayi bwawe. Uburwayi ushobora kujya kwa muganga ugasanga bagusanzemo uburwayi runaka. Si ngombwa rero nabyo ngo byasase ubibwire abantu bose ngo burya ndwaye ibi, ngo burya ndwaye ibi, kuko umwanzi wawe ashobora kubikoresha akubuza amahirwe runaka, akubuza akazi, atuma assurance runaka itagufata n'ibindi, n'andi mahirwe wari kubona akaba yabyagrava cyangwa se akabidramatiza, akavuga ko ufite uburwayi bwakumugaje. Ibi rero si ngombwa ngo abantu bose bamenye amateka y'uburwayi bwawe, uko uburwayi bwawe bumeze. Niba ufite uburwayi ni ubwawe, ntabwo ari ngombwa kubibwira abantu bose, cyane ko ntawuba wenda kuguha imiti runaka. Ubwonga nabyo kubigira ibanga, ntubyasase, kubera ko si byiza kuba wabivuga ahantu hose, kereka abantu bawe nyine ugomba kubibwira kandi bagomba kugufasha mu gihe warwaye bakakwitaho, ariko si ngombwa kubigira itangazo. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga rero, mu bintu umuntu akwiye kuba agira ibanga, ni amakuru twakuye ku rubuga rwitwa MSN. Uru ni urubuga ruvuga amakuru atandukanye. Uru rubuga rero ruvuga ko nubwo bigoye kuri iki gihe, bavuga ko nta foto nta cyabaye. Ruvuga ko rero amafoto yawe burya n'amavideo si ngombwa ko buri gihe byose ubyasasa ubishyira ku karubanda. Biragoye muri iyi minsi, umuntu ajya ahantu agahita wifotora. Burya umuntu ashaka kugutrackinga cyangwa se kumenya ibyawe byose, ni ukujya kuri social media, ahita amenya uko umunsi wawe wagenze, ahita amenya aho waraye, aho wiriwe, abagusuye, aho wagiye. Nta foto nta cyabaye, niryo jambo risigaye rikoreshwa, ariko nyamara si ngombwa ngo amafoto yawe yose uyashyire ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amavideo. Ibi rero biraza kutugonga turi benshi, kuko burya umuntu amara gukora akantu agahita yisinapinga, agahita yifotoza. Reka ibi ngibi rero tugirwa inama y'uko ntabwo ari ngombwa ko buri gihe tubishyira ku karubanda, kubera ko uramutse rero ugize ibyo wiharira, ugize ibyo ubika, nabyo ni byiza ku buzima bwawe. Si ngombwa ngo umuntu amenye icyo wariye n'icyo warariye, aho wagiye, abagusuye n'abo wasuye. Ni byiza rero ko aya makuru nanone ushobora kuyabika, kuko hari igihe akoreshwa, haje ibintu byo ko umuntu afata amafoto yawe, video zawe. Ibi rero si byiza ko buri wese atunga amafoto n'amavideo yawe utabimuhereye uburenganzira. Ikindi kintu umuntu agomba kugira ibanga, si ngombwa ngo isi yose n'abantu bose bamenye aho utuye, kubera ko kuvuga amakuru yawe, y'aho utuye
utuye n'aho ubarizwa bishobora gutuma umutekano wawe utagenda neza ku bantu batakwifuriza ibyiza cyangwa se bakaba bakwinjirira. Ni ngombwa rero ngo aho utuye ntabwo nanone ari ngombwa kuhasasa ngo abantu bose bamenye aho ubarizwa. Ikindi ugomba kugira ibanga, si ngombwa ngo ubwire abantu ingendo uteganya kuzakora, ahantu uzasohokera, akazi uzajyamo. Ibi rero ntabwo ari byiza kuko biza mu bintu by'ibanga bikureba. Si ngombwa ngo ugende uvuga ngo rero ngo mu kwezi gutaha ntabwo nzaba mpari, gahunda mushaka gukora ntimunshyiremo, nzasohoka nzajya aha. Ibi rero si ngombwa kubyasasa kuko bituma rero abantu bamenya gahunda zawe ndetse kandi bikaba byakwangiza ubuzima bwawe bwite. Menya rero uba ukwiye kubibwira mu gihe ari ngombwa, ariko niba atari na ngombwa si ngombwa kubivuga kuko burya ukuri kose si ngombwa ngo ukuvuge, kandi n'iyo utakuvuze ntabwo uba ubeshye. Ushobora kuvuga ko utazaboneka ku itariki runaka, ariko si ngombwa ngo uvuge rero ngo nzaba nagiye muri Amerika, ngo nzaba nagiye ngo Dubai, ngo nzaba ndi aha ngaha. Ibintu bijyanye n'ingendo zawe byo ubyimenyera, wenda n'abawe bagomba kubimenya ubundi ubigira ibanga. Ibindi bintu ugomba kubika neza kandi ukabigira ibanga ni ibyangombwa byawe bikuranga, passport ndetse n'indangamuntu. Ibi ni ibyawe ku giti cyawe, si ngombwa ngo buri wese agire access cyangwa se amenye ibyawe, amenye ibijyanye na permis, ibijyanye n'amalicenses. Idokima zawe bwite ni izawe, ntabwo ari ngombwa rero ngo uzasase cyangwa uzishyire ku karubanda. Ibi ntabwo ari byiza kuko bishobora gutuma hari abaguturira cyangwa se bakaba bakwitirira ibindi bintu utakoze. Nyamuneka jya ubika aya makuru yawe y'ibanga, uyabike neza kuko nibyo bikuranga. Hagize ukwinjira rero ashobora kubikoresha ibindi bintu bikaba byagukoraho. Ibi rero nabyo uba ugomba kubibika kandi bikaba ibyawe. Rero ugomba kugira ibanga n'ibiganiro byawe bwite, bya biganiro ugirana n'inshuti zawe, tuvuge ama email yawe, WhatsApp, message zawe. Ibi rero ugomba nabyo kubibika neza kugira ngo hatazagira umuntu ubyinjiramo akaba yakwandika email mu izina ryawe, akaba yakoresha ama social media yandikira abantu. Ibi rero nabyo ugomba kubibika nk'ibanga, hatazagira ukwiyitirira cyangwa se amakuru yawe akayakoresha ikindi kintu kitateganyijwe cyangwa se akaba yakwinjirira. Ibiganiro byawe by'ibanga ugirana n'inshuti zawe cyangwa se n'abandi uba ugomba kubibika neza, buri wese ntabigireho access cyangwa se ngo abe yabyumva cyangwa se abirebe. Ikintu ugomba kwitaho kandi ukagira ibanga ni intego zawe n'imigambi yawe ushaka kugeraho. Njye nabonye burya iyo mvuze ikintu nshaka kugeraho cyangwa nshaka gukora akenshi kirapfa. Ari ukuntu rero Satani ariganya abantu, iyo ibintu wabivuze ukabyasasa ukabibwira abantu ibyo uzakora n'ibishinga ushaka kugeraho. Ibi rero ushobora gutera ushobora gukura dayimoni w'ishyari cyangwa se ukaba watuma abantu bakushyira kuri pressure, bakubwira inama nyinshi zitandukanye. Ibi rero bikaba byatuma bya bindi wibwiye ko uzageraho utabigezeho bitewe n'uko wagiye ubibwira abantu. Ugasanga rero inama nyinshi n'ibintu byinshi abantu bakubwiye, bimwe by'ingombwa ibindi bitari ngombwa, bitumye ibyo washakaga kugeraho intumbero zawe utazishyikaho kubera ko utabigize ibanga. Makuru ajyanye na famiye yawe ndetse cyane cyane mu rugo, umuryango wawe, aya makuru rero nayo n'ibijyanye nabyo ugomba kubigira ibanga. Si ngombwa ngo abantu bose bamenye ibijyanye n'amakuru y'iwanyu, aho uvuka, aho washatse cyangwa se urugo rwawe. Ibi nabyo rero ugomba kubigira ibanga. Si ngombwa ngo abantu bakwinjirire, ikibaye cyose ubwira abantu, ikibaye cyose usharinge, ntabwo ari ngombwa. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga ni ikijyanye n'amafaranga winjiza cyangwa se umushahara wawe. Si ngombwa rero ngo abantu bakwinjirire, bamenye amafaranga winjiza, bamenye amafaranga ukorera ku kwezi. Aya mafaranga n'ayawe ni wowe aba yavunnye. Si ngombwa rero ngo ubyasase ubwire abantu, bishobora gutera ishyari abandi, bishobora gukurura umwuka utari mwiza, umuntu akaba yakubarira ibintu, umuntu akaba yakujudginga uko utari, akavuga ati se umuntu ukorera aya ngaya aba yashyize he. Ugasanga umuntu arakwinjiriye kubera ko wamuhaye amakuru y'umushahara wawe. Umushahara wawe n'amafaranga winjiza rero ni ibyawe n'abawe bagomba kubimenya, si ngombwa ngo ubyasase. Ikindi kintu utagomba kuvuga rero, ntabwo ugomba kuvuga gift cyangwa se impano wowe ukunda, kuko iyo uvuze impano ukunda ushobora gusanga
umuntu ubibwiye wenda ihenze kuri we atayibonera ubushobozi, bikaba byatuma rero umuntu agufata uko utari cyangwa se bitera impungenge inshuti zawe, bitewe n'ibyo wowe uba utekereza kuba wakwakira. Impano yose aba ari nziza, si ngombwa rero ngo urimite abantu, ubabwira ati njyewe rero umuntu agiye kumpa ntabwo yampa ibi, njyewe mba numva umuntu yampa ibi, bituma rero utera abandi umutima mubi mu gihe bagiye kuguha impano, bikaba byatuma bihanika cyangwa se bakanabireka kuko baba bazi ko icyo bari buguhe uri bukigaye, kuko ibyo uba wifuza ari ibintu birenze, bikaba byatera abandi insekirite mu gihe bagiye kuguha impano. Ibintu bijyanye na gahunda zawe, uko ukora gahunda y'umunsi, uko ubigenza, si ngombwa ngo ubigire ikimenya bose, ngo uvuge ngo ngiye aha nimva aha ndajya aha ndakora ibi, nari ngiye aha ngarutse aha, ibi rero nabyo ntabwo ari byiza. Jya umenya kumenya ibyawe, hanyuma amakuru yawe si ngombwa ngo yasase, kereka iyo bibaye ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ngo buri wese amenye ibisobanuro by'ibyo ukora, by'ibyo ugiyemo, kuko bishobora kukuvangira cyangwa se bikaba byakwangiza ibyo wari wibwiye gukora uwo munsi, kubera ko wasangije amakuru umuntu utari ngombwa, akaba yatuma gahunda zawe zihinduka kandi bitari bikwiye. Ikindi ukwiye kugira ibanga n'ibintu bijyanye n'amategeko, ibintu bijyanye n'amategeko ibi ngibi, cyangwa se niba uri mu rubanza runaka, niba ari ibintu bijyanye na leta, bijyanye n'urwego runaka, ibi nabyo uba ugomba kubigira ibanga, ntubyasase, kuko uwo ubwiye ntabwo wamenya uwo ari bubwire. Aya makuru rero uba ugomba kuyabika wenyine, kugira ngo atazatuma urubanza rwawe cyangwa se ibyo ushaka kugeraho bitagenda neza, kuko ayo makuru ashobora kugera ahandi akaba yabangamira ibyo washakaga kugeraho. Ikindi ukwiye kugira ibanga ni ibintu bijyanye n'umutekano, uko ushaka gucunga umutekano w'ibyawe n'abawe, niba ari kamera ushaka gushyiraho, niba ari amasafe code ushaka gushyiraho, ibi byose rero si ngombwa kuba wabibwira abantu. Ni ngombwa ngo umenye umutekano w'ibyawe, ariko kandi ntubyasase, kuko ibi bishobora gutuma ibyo washakaga kumenya n'ibyo washaka kugeraho utabibona, cyangwa se bikaba byatuma umutekano w'ibyawe utagenda neza, kuko aya makuru utayabitse nk'ibanga. Ikintu ugomba kugira ibanga ni impano utanga cyangwa se ibikorwa wakoze byiza by'urukundo. Niba wakoze ikintu ntabwo ari ngombwa, niba ari umuntu ufasha si ngombwa, niba ari umwana urera si ngombwa ngo ujye uhora uvuga hari ibintu ngiye binderanja, ngo umuntu ndera, ngo ka kana natoye, ibyo bintu ntabwo aba ari byiza. Niba ari igikorwa cy'urukundo, gikora utabyashashe, utabibwiye abantu bose, ngo uriya muntu ngo naramufashije, ngo uriya muntu ageze hariya kubera njye, ngo ni njye wahabaye. Warabikoze yego, si ngombwa kubyasasa, ni ibyawe kandi wagize neza, kuko iyo byashashe cyangwa ukabivuga, ingororano zawe waba wazibonye nyine, ushake gushimwa n'abantu. Ni ngombwa rero ngo niba wagize neza, Bibiliya iravuga ngo icyo ukuboko kumwe kwakoze ntabwo ari ngombwa ngo icyo ukundi kuboko kubimenye. Niba wagize neza, wakoze ikintu cyiza, si ngombwa ngo wihimbaze utume abandi baguhimbaza. Icyubahiro ni icy'Imana, wagize neza n'izaguhemba. Umwami ukorera arareba kandi arumva, ibyo wakoze yabibonye azaguhemba, humura. Si ngombwa rero ngo ubyasase utume abantu bagufata uko utari, nk'umuntu ugira neza, nk'umuntu ugira urukundo, ntabwo ari byo. Jya ubigira ibanga, bizatuma rero Imana igushima kandi nawe, kuko burya uwo wakoreye neza iyo yumvishe ko wabitaranze wabivuze, nawe ntabwo ya neza wamukoreye ayiha agaciro yari ikwiye, ahubwo utuma ya neza wakoze itakaza agaciro. Gerageza rero niba wakoze neza nabyo ubigire ibanga, humura uzahembwa, ineza uzayisanga imbere. Nakubwiraga ibintu ukwiye kuba wagira ibanga, ukwiye kwitaho, ukagira ibanga, kubera ko bishobora gutuma umutekano w'ibyawe ndetse na credibility cyangwa se icyubahiro cyawe kijya hasi. Ugomba rero kubigira ibanga ukabibika. Nakubwiraga ko ugomba kugira ibanga ibijyanye n'umutungo wawe, amafaranga winjiza, ibijyanye na dokima z'akazi kawe, aho ukorera. Ntabwo ari ngombwa ngo niba ukora mu kazi runaka dokima zawe uzasase. Ikintu kijyanye na challenge wagize mu rugo, watonganye n'umufasha wawe, watonganye n'abawe, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubyasasa. Ibintu bijyanye n'ingendo uzakora, gahunda ufite ejo hazaza, ntabwo ari ngombwa ngo intego zawe uzibwire abantu bose. Ikintu kijyanye n'ibintu bijyanye no gucunga umutekano w'ibyawe, uba ugomba kumenya kubigira ibanga.
Ikindi password z'ibyawe zaba laptop cyangwa se zaba telefone, ntabwo ari ngombwa ko abantu bose ba-accessinga password yawe, bamenya password, bamenya umubare w'ibanga w'ibyawe, kuko bishobora gutuma hari ukwinjira akaba yakoresha amakuru yawe mu byo utateganyije. N'ibindi twaganiriyeho, nizere ko ukwiye kujya wibuka kugira ibanga ndetse amakuru yawe ukayabika neza, kuko burya iyo umuntu avuze ibintu byinshi akavuga ibimwerekeyeho, hari igihe abantu bamufata uko atari, bakaba bamufata nk'umwibone, nk'umuntu wiyemera, cyangwa se bakaba wabatera ishyari, abakugirira ishyari, abangiza ibyawe, bikaba rero byakwangiza gahunda zawe, ndetse kandi abo ubwira ntabwo ariko bose baba bakwifuriza ibyiza. Ni ngombwa rero ngo bimwe ujye ubigira nk'ibanga, ubibike kandi ubirinde. Nyamuneka niba wagize neza, niba ari ikintu cyiza wakoze, ntabwo ari ngombwa ngo ucyasase ukibwire abantu, ahubwo umwami ukorera azaguhemba. Jya ubika ibanga ry'ineza wagize, kubera ko ari byo byiza bituma ya neza wagize ikomeza kugira agaciro. Humura nubwo utabivuga, Imana yo irareba kandi irumva ibyo wakoze byiza uzabihemberwa. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro, nizere ko ugiye kureba ibyo uzajya utangaza, amafoto n'amavideo ushyira ku mbuga nkoranyambaga, ukamenya ko si ngombwa ngo abantu bamenye icyo wariye. Niba ugiye kurya inyama ubipostinge, niba ugiye downtown kugura inkweto wipostinge, uvuga ngo dore uko byari bimeze ndi Dubai, dore uko byari bimeze ngeze Nyamasheke. Nyamuneka ugerageza ugire amakuru utangaza n'ayo ubika, kubera ko social media zatumye ubuzima bwacu bujya hanze bwose, usanga ibintu byacu byose biba hanze. Tujye tumenya rero ibyo tutangaza n'ibyo tubika. Mwakoze, Imana ibarinde, mwiyiteho, mugire ubuzima bwiza, ndabakunda kandi mifuriza ibihe byiza. Wowe ukomeje kudutera inkunga, ukora subscribe, sharinga, ureba ibyo tuguha, nyamuneka turabizi kandi turagushimira. Imana iguhe umugisha kandi nawe ujye ubona amaboko aba mu byayo kugira ngo utere imbere. Bye bye, ndabakunda. Nakagaruka ibiganiro byacu na Redevo Tuwase. Iyi ni The Voice Live. Bye bye.